ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Muvandimwe inshuti nkunda, dufite impamvu nziza idutera gushima Imana kuko yaduhishuriye ukuri k'ubwiru bw'ubwami bwayo kandi yaducunguje amaraso y'igiciro cyinshi, ishimwe iteka ryose. Tugarutse muri studio za radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro mu cyigisho cy'aya masaha gifite insanganyamatsiko igira iti ntukave imbere y'ukuri utamenya ukuri, utazakuzimiriza imbere y'amanegeka. Nyemerera twicishe bugufi dusenge. Data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Ni wowe wenyine mu ijuru no mu isi ufite ukuri, kuko ari wowe umenyekanisha ukuri kandi uri ukuri. Uduhishurira ukuri kugira ngo tugendere mu kuri, tugengwe n'ukuri, ukuri kutubature, twezwe n'ukuri, tuyoborwe n'ukuri, tuba abana b'ukuri. N'ibyo dukora byose tubikorere mu kuri, kuko uri mu kuri akoresha ukuri. Bana natwe uduhishurira impamvu tugiye kwiga iki cyigisho kivuga ngo ntukave imbere y'ukuri utamenya ukuri, utazazimiriza ukuri imbere y'amanegeka. Amanegeka ni ayahe? Ukuri ni ukuhe? Twamenya ukuri dute? Bidusobanurire kandi ufashe buri wese aho aherereye, aho ari uhamuhera umugisha, umutegurire kugendera mu kuri no kugengwa n'ukuri, kuko ari wowe mugenga wa byose. Uzadushoboze no kuboneka mu bwami bwawe. Tubera igisubizo cy'ibiduhangayikishije, byaba muri ubu buzima, byaba no mu buzima bw'iby'umwuka, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya iti imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara imbere, kuko ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikukibasha kwinjira. Ni ukuri kurabuze koko. Nshuti muvandimwe, ntukave imbere y'ukuri utamenya ukuri, utazazimiriza ukuri imbere y'amanegeka. Uwiteka yabihishuriye umuhanuzi Yesaya mu gitabo cya Yesaya igice cya 59 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Aya magambo Imana yavugiye mu kanwa k'uyu muhanuzi iti imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze, uretse bibi abo munyage. Yesaya 59 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Muri iyi minsi hagwiye abigisha ukuri ariko bahakana ukuri, kandi bari bakwiriye kwigisha ukuri bemera ukuri. Abazimirije ukuri mu manegeka y'isi bakakugurana akamanyu k'umutsima bayikomoramo baragwiriye cyane, kandi nabo baravuga ko bigisha ukuri. Byatumye benshi bibaza ibibazo byinshi, bituma ndetse badasobanukirwa ukuri. Natwe dushobora kwibaza iki kibazo tuti ukuri ni iki? Ntabwo iki kibazo cyaba ari gishya. Iki ni ikibazo cyabajijwe n'umunyepolitiki mu ngoma y'Abaroma washakaga kumenya ukuri icyo ari cyo. Benshi bashobora kumuseka, ariko ukuri gufite ubusobanuro burambuye kandi bwimbitse bugari utashobora gucukumbura ngo ubunoze ubusoze. Kandi icyo wita ukuri gishobora kuba atari ukuri, n'icyo wubakiyeho ibyo wita ukuri gishobora kuba kitubakiye ku musingi w'ukuri. Ushobora kuzimiriza ukuri mu nzira ugasigarana ikintu gikonjonjoye kitagira ukuri, ukibwira ko uri mu rugendo rw'iyobokamana nyakuri ufite ukuri, ariko ari nta kuri ufite. Muvandimwe, ushobora kwibwira kuri mukuri ariko utari mukuri. Ibyanditswe muri Yohana igice cya 18 umurongo wa 38 biravugwamwo aya magambo ngo Pilato aramubaza ati ukuri ni iki? Yaramubajije ati kuri ni iki? Kubera iki Pilato yamubajije iki kibazo? Ariko se ubundi inkomoko y'iki kibazo yari iyihe? Amaze kubivuga atyo ahera ko arasohoka. Ibyanditswe biravuze ngo amaze kubivuga atyo. Ntabwo bivuze ngo arategereza, ntabwo bivuze ngo Pilato yarategereje, ntabwo bivuze ngo yarasobanukiwe, ahubwo biranditswe ngo aramubaza ati ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo ahera ko arasohoka ajya aho Abayuda bari bari. Sinzi ukuntu ibi bintu byumvise. Byanditswe muri Yohana igice cya 18 umurongo wa 38. Arasohoka aragenda. Iki kibazo Pilato yabajije Yesu ni ikibazo rusange twagombye kwibaza igihe cyose duhuye n'ibyo twibwira ko ari ukuri. Ni bake gusa, bake cyane bashaka kumenya ukuri kw'ibintu bitandukanye n'ibyagizwe akamenyero. Ikibabaje nuko Pilato atategereje igisubizo cy'ikibazo yarabajije. Kubera iki? Nta gutuza yari afite ku bw'amanegeka yari arimo.
ariko se mu by'ukuri ukuri ni iki? Nubwo Pilato atasobanukiwe ukuri, ni gute twe twashobora kumenya ukuri? Twibukiranye ko ikibazo cya Pilato cyari gikomotse ku magambo yari yumvanye Yesu avuga ngo iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, uwo ukuri wese yumva ijwi ryanjye. None iki itorero ryashyiriwe mu isi ni iki? Mission itorero rifite ni iyihe? Icyo nahamagariwe ni iki? Inshingano mfite ni iyi? Icyatumye nihana ni iki? Icyo ni ikibazo wagombye kwibaza. Pilato yabajije kiriya kibazo tukuri ni iki, nubwo atategereje ngo ahabwe igisubizo. Byari bikomotse ku cyo Kristo amubwiye ati iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, uwo ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Abantu benshi ndetse rubanda nyamwinshi ntibajya bibaza icyo ukuri ari cyo, niyo babyibajijeho ntibakora ubugenzuzi buhamye bwo kubahishurira ukuri. Niyo ukuri kumenyekanye bakabona kuri gusenya ibinyoma bagize akamenyero, bahumirisha amaso yabo kugira ngo batabona ukuri, bakiyumvamo ko hari uko Imana izabigenza kurenza uko yari bahishuriye ukuri kwari kwaragenewe kubarokora. Ariko tubyumvikaneho, ni iki kindi Imana yakora kirenze kuguhishurira ukuri kwagenewe kukurokora? Wibuke neza ko byanditswe muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. None se urashaka kubaturwa ute wirengagije ukuri? None uzava mu bubata bwa Satani ute wirengagije ukuri? Uzava mu bubata bw'inyigisho z'ibinyoma ute wirengagije ukuri kurwanya ibinyoma? Ni gute ukuri kwashobora gukoma ku kinyoma ukakirwanirira ushikamye, noneho ukumva neza ko uzabaturwa muri cya kinyoma kandi kwa kuri gusenya ikinyoma? Ko ukuri n'ikinyoma bihora bibangikanye mu nzira unyuramo. Kandi wibuka neza ko byanditswe mu rwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 ku murongo wa 12 ngo ukuri niko kwari kwaragenewe kuturokora. Muvandimwe inshuti nkunda, iri ni ikosa rikomeye abayuda baguyemo kubera ibyo bari baragize akamenyero, bahumirisha amaso yabo ngo batamenya ukuri, bityo kuzimirira mu nzira banyuragamo. Isi yose yo mu gihe cyabo yari mu mwijima wo kutamenya ukuri kw'icyo gihe kwari kubitswe mu mizingo yabo, bituma abanyabwenge baturutse iburasirazuba aribo baza kumenyekanisha ukuri kubwira ubwami bw'Imana bari bararagijwe, kandi aribo bagombaga kubyumvikanisha. Nk'uko Pilato yavuye imbere y'ukuri atamenya ukuri, agaca urubanza adashingiye ku kuri kwari kumuri imbere, ahubwo agaca urubanza ashingiye ku bwinshi bw'amajwi y'abantu y'ibyo bamusabaga hamwe n'ibyo yifuzaga kugeraho binyuranye n'ukuri, ari byo kubahwa na rubanda, kunezeza rubanda no kugundira ubutegetsi bw'Abaroma, agapfata amenya ukuri. Iki kintu kijya kimbabaza iyo mbisomye, iyo mbikurikiranye, ko Pilato yapfuye atamenya ukuri, ukuri kuri imbere ye ngo kwisobanure ari we warubajije ibyako. Niko benshi bazimirije ukuri mu nzira banyuramo kugeza ubwo bahumiriza amaso yabo ngo batareba ukuri kuri mu bitabo basoma, bakiziba amatwi ngo batumva ukuri kandi kwaragenewe kubabatura. Bene aba bazorama bazize ko batakunze ukuri kwari kwaragenewe kubarokora. Ibyo bisanga muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 32, kandi nkoresheje n'ingeri ya Bibiliya ntagatifu mu ibaruwa ya 2 Paulo mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 2 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12, naho habisobanura neza. None ukuri ni iki? None ninde uri mu kuri? Hari ubwoko butatu bw'ukuri. Ubwoko bwa mbere bw'ukuri ni ukuri kwawe bwite, uko ubona ibintu, uko ubyumva, uko ubitekereza, n'uko ubyemera, uko si ukuri ariko ni ukuri kwawe. Ubwoko bwa kabiri bw'ukuri ni ukuri kw'impamo, ukuri kw'ibyabaye, ukuri kw'ibifatika wahagararaho ukaba wabizira, ari nabyo bikoreshwa mu bucamanza n'ahandi hatandukanye. Uko nako ni ukuri. Ubwoko bwa gatatu bw'ukuri ni ukuri kw'Imana, ukuri kudahinduka, ukuri dusabwa kugenderamo mu buryo bwo kwizera, ukuri dusabwa kwizera no kwishingikirizaho, ukuri kuzatuyobora iteka ryose. Ubu bwoko butatu bw'ukuri bwose siko ari ukuri kwatuyobora mu nzira yo kwizera. Tuyoborwa n'ukuri kw'Imana guhamywa n'ukuri kw'impamo, ntabwo tuyoborwa n'ukuri kw'Imana guhamywa n'uko tubyumva. Oya, mu kwizera nta mibare ibamo. Mu kwizera nuko byavuzwe, nuko byategetswe, nuko biri. Ntabwo tubanza kubicishiririza mu mibare. Ndifuza ko twibaza kuri ubu bwoko butatu bw'ukuri. Ukuri wemera muri ubu bwoko butatu ni ukuhe? Ukuri dini yawe igenderaho muri ubu bwoko butatu ni ukuhe? Mukenyere mukomeze, mwikomereze mu kuri. Ikinyoma kirashegera gutegeka ukuri, kandi bidashoboka
kandi ukuri ariko kugomba kuyobora ikinyoma, kandi ukuri kukagomba gutsinda ikinyoma kukavanaho ikinyoma. Ariko ikinyoma kirashaka gutegeka ukuri. Ukuri ntikugomba kwirengagizwa n'uwo ari we wese ngo avuga ati twebwe twabigenje dutya, twabikoze dutya, twishyiriyeho isabato yacu. Sabato yanyu gute? Mu buhe buryo? Uri iki? Urinde uvuga ngo twishyiriyeho? Ariko se ubundi wowe nande? Mwishyiriyeho wowe nande? Byakabaye byiza uramutse uvuze ngo jye nabihisemo nya, nabikoze nya. Ni nabwo buryo bwiza cyane bwo kukwigisha, kuko babona naho bahera. Ariko iyo uvuze ngo twishyiriyeho, ubuvuze mwe benshi. None iyo uvuze mwe benshi ni wowe nande? Iyo nama yabereye mwabikoze ryari? Mwabikoreye mwari mugamije iki? Nizihe nyungu mwashakaga? Mwishingikirije kuki mubikora mutyo? Ibyo nibyo nibaza, ariko nawe ntekereza ko wabyibaza. Uramutse uvuze utya, waba unyuranije n'umuremyi w'ibibaho byose, ubwo nawe ukaba wigize Imana umuremyi, nk'uko byahanuwe mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 4 ko hariho uzigira Imana, uzivuga ko ari Imana. Nyumva neza, kumvira itegeko ry'umuntu karisimbuza itegeko ry'Imana nibyo byitwa kuramya inyamaswa. Tubona mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Kwemerera idini kukuyobora muri ubwo buryo bukuraho itegeko ry'Imana bakarirutisha ibyategetswe n'Imana. Kwemerera idini kukuyobora muri ubwo buryo buyobye bukuraho itegeko ry'Imana bakarirutisha ibyategetswe n'umuntu nibyo byitwa kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Biboneka mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Hari aya magambo, hari uyu muburo ukakaye, uyu muburo ukomeye ureba abatuye isi bose. Handitswe ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Umwotsi wo kubabazwa kwa bucumba iteka ryose ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo twebwe ubwacu twikoreye ibi yaba yuzuye agasuzuguro no kwiha ububasha bw'Imana, kuko ariyo yashyiriyeho umuntu ikiruhuko izi ko kimukwiriye. Ni itegeko ritwibutsa inkomoko yacu ubugira kabiri, ritwibutsa kuremwa, rikatwibutsa no gucungurwa. Imana ikimara kurema umuntu yamuhaye isabato kugira ngo izahore imwibutsa inkomoko ye ubugira kabiri, atazibagirwa uwo yari we. Itegeko ry'Imana ry'isabato rero rifite ingingo 7 zitandukanya n'indi minsi y'ibiruhuko twumva n'andi madini, ari byo ijuma na jumapili, cyangwa se Friday na Sunday, cyangwa se hiswe kuwa gatanu na hiswe ku cyumweru, ariho hitwa kuwa gatandatu w'iminsi 7 no kuwa mbere w'iminsi 7. Nshuti muvandimwe, Imana yejeje umunsi wa 7. Tubibona mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 3. Imana yaruhutse umunsi wa 7. Tubibona mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Imana yawuhaye umugisha. Tubibona mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 3. Imana yawugize urwibutso rw'irema. Tubibona mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Imana yagize isabato itegeko n'isezerano rikomeye ku bantu bayo bose bibihe byose. Kuva 31 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Imana iwugira ikimenyetso gitandukanya abubaha Imana n'abatayubaha. Mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 17. Isabato kandi ni urwibutso rwo gucungurwa kwacu. Luka 23 umurongo wa 44 kugeza ku 56. None abemera ikindi kiruhuko kitari ik'Imana yategetse, namwe mumbwire, mukoresheje Bibiliya mu ngeri zayo zose, hagakoreshwa n'ibindi bitabo by'iyobokamana biyobora amadini, hari aho mubona ibi bintu 7 bivugwa kuri uyu munsi wa 7 w'isabato, Saturday, Sunday, ahiswe kuwa gatandatu? Hari aho mubona ibi bintu 7 bihamya iby'uyu munsi byongera guhamya undi munsi utari wa 7? Ndabinginze, ndabasabye musome neza bavandi,
murebe neza, aha sindengera idini, aha simvugira idini, aha nta n'idini navuze, aha ndavuga Bibiliya, ndavuga ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Ushobora kurwana ku mwanya w'amanegeka y'ubaraza rw'isi utuyemo ngo utanyagirwa, amaherezo ukazanyagirwa. Ushobora gutinya gukurwa ku mukati w'igihe gito waboneraga mu kugambanira ukuri, amaherezo ukazawakwa nk'uko Pilato yaburiye igisubizo imbere y'ukuri, atari uko kunaniwe kwisobanura, ahubwo ari uko ubwo gutinya gukurwa mu rubaraza rw'isi yari arimo bikanamuviramo kuzimiza umwanya yaharaniraga kugumaho no kubura ubugingo buhoraho. Uyu mukati w'igihe gito wubarayeho ushobora kuba umwanya mu idini, ushobora kuba umushahara mu idini, ushobora kuba komisiyo runaka mu idini, ushobora kuba inshingano runaka, dore ko burya n'inshingano ziryoha kandi ni na ngombwa ndanabigushishikariza. Hari n'abumva ko gukorera Imana ari igihombo ndetse ari n'uburetwa, abandi bakabivuga ukundi, ariko tubanze tubyumve neza. Wabatirizwa mu idini ukarimaramo imyaka 10, 20 nta nshingano, ukagira ngo byo ubwabyo ntibifitanye ikibazo n'Imana n'idini. Ntabwo rero icyo ari cyo ngiye gusesengura, ahubwo ndashaka gusesengura iki kintu cyitwa umukati mu idini. Uyu mukati ukakunyaga ukuri, ukakubuza ukuri, nyamara uyu mukati uzawunyagwa ndetse n'iby'umwuka ubibure kuko utigeze ubishaka, kuko ni ku isi iteye. Tubonye urugero kuri Pilato. Erega isi ntisakaye, kandi ibyo twarabibonye. Kuba mu rubaza rw'isi ni ukwirinda gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Imigani igice cya 28 umurongo wa 21, kuko ari nta cyizere dufite cyo kuramba muri urubaraza rw'amanegeka y'isi. Ikihutirwa ni kuba uriho igishoro cy'ukuri, ukagendera mu kuri no mu by'umwuka. Byumve neza, kuva mu cyumba cy'inzu ukajya mu muryango w'isi, nyuma ukawuvamo ujya mu rubaraza rwayo, rwo nituruvamo tuzajya hehe? Nta gihe na kimwe kigeze kibaho aho ijambo ry'Imana ryigeze riteshwa agaciro nk'uko bimeze muri iki gihe. Nta gushidikanya ko iherezo ry'ikinyagihumbi gishize naryo ryaranzwemo ibintu bidasanzwe birimo impinduka mu by'amadini ndetse n'ukwaduka kw'imyizerere mishya ishingiye ku marangamutima n'ibyifuzo bidafitanye isano n'ibyanditswe byera, kandi ibyo byose bikitwa iyobokamana. Ibi bikorwa n'ubu birakomeje. Mu by'ukuri kwigisha Bibiliya by'umwimerere byagiye bisimburwa n'amayerekwa, uburondozi bumeze nk'ubw'abapfumu bw'igipagani cyo hambere, n'imyigishirize idahwitse iriho muri iki gihe cyacu. Urugero, muri iyi minsi ya COVID-19 bamwe bagiye bahwihwisa cyangwa se bakabyigisha bakanasanga n'abayoboke babo ndetse n'abaturage baturanye bati, rambura Bibiliya urasangamo umusatsi, uwushyire mu gikombe cy'amazi uyanywe, birakuvura cyangwa biragukingira korona. Ariko tubanze tubyumve neza, ni gute muri Bibiliya utunze kandi umaranye iminsi hatagwamo n'urugohe cyangwa umusatsi wo kubitsike cyangwa umusatsi wo mu mutwe? Ni gute uwo musatsi utagwa muri Bibiliya yawe keretse utarayirambuye itararambuwe n'undi? None se kuvuga ngo rambura Bibiliya koko n'ubundi bufindo bwashobora guhinduka umuti? Aba nabo ni abaraguzi, abacunyi bashobora kwifashisha Bibiliya. Iki ni ikindi gipfumu cyifashishije ibyanditswe byera. Uko si ukuri, ni ubuyobe, kandi ibyo bamwe babishingiyeho, ariko si ukuri. Ugukorera mu bwiru bwa Satani kw'amadini ariho muri iki gihe kwaranduye inkingi za kera z'ukuri, kandi imitekerereze mishya yamaze gusimbura ukuri kw'iteka ryose. Ukuri ntikucyitaweho, ibihuriweho ndetse n'ibyumvikanweho na benshi nibyo bihabwa agaciro muri iki gihe, bakabirutisha ukuri. Tubayeho mu gihe cyo kunyuranya n'iby'Imana ishaka, kandi bigakorwa mu izina ryayo, bigakorwa mu gushaka amahoro n'ubwumvikane, bigasoza ukuri kwirengagijwe. Bivugwa ko amadini yose angana, ari mu kuri, yakomotse ku Mana, kandi ko yose ayobora abantu ku Mana utitaye ku itandukaniro riri mu mahame yayo n'uburyo yigisha ibyo bumvikanyeho ko ari ukuri. Ibi si ukuri, ibi ni ikinyoma. Iyi myumvire yayoboye cyane aya madini mu kwihuriza hamwe, kandi mu Bukristo uyu munsi hari kwamaganwa ikintu cyose cyatandukanye aya madini, cyabangamira ubumwe bw'aya madini yiyungiye hamwe kugendera ku byo bumvikanyeho bivana ijambo ry'Imana. Ikinejeje ni uko itorero ry'Imana ritigeze ryiyungira hamwe n'aya madini. Ikintu ko kuri ndagihamya kuko nshingiye ku byahanuwe, ntabwo nshingira ku mitekerereze, sinshingira ku gihugu, sinshingira ku muntu, ndashingira ku byahanuwe. Nta cyahanuwe, nta cyanditswe mu bitabo na kimwe biyobora itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rivomamo ibirigenga. Nta cyanditswe na kimwe kigaragaza neza ko mu minsi y'imperuka itorero ry'Imana rizihwanya n'andi madini, rizihuza rikunga ubumwe nayo.
byumve neza, amadini ya gipagani ya gikristo n'andi menshi uretse iri torero ry'Imana nzima yose yamaze kwihuriza hamwe ku mugaragaro, ntawe utabizi. Kandi ibi byose byakozwe n'ubuyobozi bw'agahembe gato buvugwa mu buhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Tuzabisesengura. Mbere gato yo kubambwa kwa Yesu, Yuda wakundaga ubutunzi n'icyubahiro cyane kubirutisha agakiza, yasoje ubuhanuzi bwari bwarahanuwe kera n'umuhanuzi Zekariya mu gice cya 11 ku murongo wa 12. Yuda yihutira gusoza ubuhanuzi huti mu buhumyi atazi icyo ari gukora, kuko byari byarahanuwe ngo, ndababwira nti niba mureba ko ari byiza ni mumpe ibihembo byanjye, kandi niba atari byiza ni murorere, nuko bangerera ibice by'ifeza 30 babimpaho ibihembo. Yuda aba yakira ibyo bice by'ifeza 30. Byanditswe muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16 n'igice cya 27 ku murongo wa 9. Mu mugambi w'ubugambanyi utaramugejeje ku gakiza, wibuke neza ko yapfuye yiyahuye araturika arasandara. Ibyo nabyo uraza kubisoma muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 18, Zaburi 41 umurongo wa 10, hamwe n'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18. Ubwihute no kumaramaza kwe byatumye Kristo amubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Ibura bisoma muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 27. N'ubundi ni nkaho Yesu yavuze ati, wamaramaje, icyo ukora gikore vuba. Nk'uko Yuda yanyuriye mu bihe byariho kugira ngo bimugeze ku mugambi we, yari amaranye iminsi myinshi, yari yaraburiye uburyo kandi ashaka kugera uko byamera kose, niko hari abazifashisha ibi bihe biriho kugira ngo baboneremwe amahirwe baburiye uburyo yo kuyobora isi mu murongo bashaka udahuje n'ukuri. Nk'uko Yuda yateguranye ubuhanga buhanitse umushinga umugeza ku kwakira impiya z'abatambyi mu cyizere gipfuye cy'uko nta ngaruka bizamugiraho, akamenya igihe n'aho inama yabo bayiremera. Ariko ubundi yabimenye ate? Uyu nawe ko yari umuhanga, yabimenye ate? Nuko azabasangamo bose bateranye, akifura asize abandi ku meza basangira na shebuja mukuru Kristo. Niko hari abiyufuye ku meza, aya meza mvuga ni ibyanditswe, batwaye icyitwa iyobokamana bifashisha ibyanditswe ariko badatwaye ibyanditswe. Niko Yuda yifashishije Yesu ariko Yesu atari mu mutima we, niko bifuye ku meza ya shebuja Kristo kugira ngo bibageze ku mugambi mugari bateguye mu gihe kirekire cyane gishize, bibafashe kwigarurira isi yose bitabagoye. Bashyizeho icyiza cya rusange, common good. Barashaka kuyoborera isi yose muri icyo. Bateguye ko isi yose mu myemerere igomba kugendera ku munsi umwe, bagendeye ku gihuriwe na benshi mu nyungu zidashingiye ku guhindurwa n'ukuri, kandi bifashishije igisa n'ukuri. Barashaka kuyobora isi yose muri uwo murongo. Nk'uko Yuda yifashishije Yesu kugira ngo bimugeze ku mpiya z'abatambyi yashakaga, niko bazifashisha ibyanditswe byera kugira ngo bibageze ku mugambi wo kuyobora isi yose mu murongo bashyizeho uhabanye n'ukuri kwa Bibiliya. Ariko ikinejeje, nk'uko Yuda yasomye Yesu, niko n'abandi bazasoma ibyanditswe. Ariko nk'uko Yuda atashoboye gufata Yesu ngo amushyire mu maboko y'abatambyi, ni nako n'abandi batazashobora gufata ibyo byanditswe ngo babishyire mu mitima y'abazi ukuri, kuko ukuri kuzaba kuri kumvikana neza. Ijambo ry'Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 6 ku murongo wa 16, abazi ukuri bose bazaba baramaze kurisoma. Iri somo riravuga ngo, Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iraba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barakana bati ntituzayinyuramo. Weho ntugahakane. Shuti mukundwa, hagarara neza mu kuri. Mwibuke ibyabaye kuri Moridekayi. Ibyo tubibona mu gitabo cya Esiteri mu gice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ikibazo cyatangiriye mu bagaragu bo kw'irembo ry'ibwami. Ibi bintu sinzi uko byumva neza, nyemerera tubihuriremo tubisome neza, kuko ikibazo cyatangiriye mu bagaragu bo kw'irembo ry'ibwami. Ntabwo ikibazo cyatangiriye ibwami nyirizina, nta nubwo ikibazo cyatangiriye kwa Hamani. Ikibazo cyatangiriye mu bagaragu bo kw'irembo ry'ibwami, aho bari bahakanwe kw'irembo ry'ibwami. Aba nibo batangije ikirego, nibo batangije ikibazo. Umva uko byanditswe mu gitabo cya Esiteri igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, handitswe ngo, hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru
intebe ye yiha icyubahiro yirutisha abatware bose bahakanwe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya kuko umwami ariko yari yategetse, ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Ikibazo cyari ukuramya, ikibazo nticyari ukubaha, ikibazo cyari ugusenga baramuramya. Ikibazo ntabwo cyari ikindi, cyari gishingiye ku gusenga. Baramupfukamiraga bakamuramya, ariko Moridekayi we yarazi uwaramye uwo ari we. Umurongo wa 3, bukeye abagaragu b'umwami bari bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Iki kibazo n'ubundi kizabazwa. Ni kuki mwebwe ubwanyu mutubahiriza ibi twese twubahiriza, ariko ubundi mwigize iki? Muri bande? Kubera iyihe mpamvu? Kuki mwese tudahuriye kuri uyu munsi umwe, ariko kubera iyihe mpamvu? Iki kibazo kizabazwa. Umurongo wa 4, bakomeza kumuhana uko bukeye. Izi nama zizatangwa. Bakomeza kumuhana, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi. Uyu rero Hamani iyo yemera ibya Moridekayi yari kubatsinzwe, kuko nawe ubwe yarabishakaga. Ni nawe wari waremesheje iri tegeko kugira ngo ritegekwe basozume Moridekayi barebe ko abyubahiriza, kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Abona yuko gufata Moridekayi wenyine ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwose bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Asurusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Ikibazo rero kizatangira kiri mu bagaragu bo ku irembo, bagishyikirize Hamani, Hamani nawe akijyane ibwami. Ikibazo cyatangiriye mu bagaragu bo ku irembo ry'ibwami kugeza ubwo Hamani yitegereje ko Moridekayi yemera kumuramya. Ikibazo kizatangirira mu madini yihurije hamwe, ntabwo kizatangirira mu bayahuje, kizatangirira mu yihuje kandi yihurije hamwe. Bazaba bibaza impamvu hari bamwe batunamira itegeko ry'ikiruhuko cy'umunsi umwe wategekewe amahanga yose, indimi zose, amami yose n'amadini yose, ngo baruhuke mu cyiswe cyiza cya rusange, common good, mu kijyanye na climate change, mu kijyanye no guhisi ikiruhuko. Ntabwo ari uko ibyo tubyanza, ahubwo ni uko biri mu murongo wo kuramya. Nibiza mu murongo wo kuramya birahinduka ikibazo, nibiza mu murongo wo kuruhuka birahinduka igisubizo, kuko natwe dushaka ikiruhuko cy'uyu mubiri, dushaka uburyo bw'ubuzima busanzwe. Ariko nibiza mu murongo wo kuramya birahinduka ikibazo. Niba ushidikanya, dore uko babyivugiye mu kinyamakuru cya Kiliziya Gatolika cyitwa Virginia, cyasohotse ku itariki ya 3 Werurwe mu 1917. Kiragira kiti, nta hantu na hamwe muri Bibiliya tubona Kristo cyangwa intumwa ze batanga itegeko ryo ko isabato ihindurwa ikavanwa ku munsi wa 7 Samedi, Saturday, ikajyanwa ku munsi wa mbere Dimanche, Sunday. Muri iki gihe abakristo benshi tweza umunsi w'icyumweru kubera ko twabyigishijwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma ridashingiye kuri Bibiliya. Hasesengurwa rero iby'ikimenyetso cy'inyamaswa kiboneka mu Byahishuwe 13 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Kiliziya Gatolika y'i Roma yari ivugiye iti, ikiruhuko cy'icyumweru ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu. Kiliziya Gatolika iri hejuru ya Bibiliya, kandi uku guhindura isabato nicyo kibihamya. Ibi byakuwe mu kinyamakuru cya Kiliziya Gatolika cyitwa Catholic Record cyo ku itariki ya mbere z'ukwa 9 mu 1923. Muvandimwe, nshuti nkunda, ibi bintu byumve neza, ubitega amatwi. Iyo tugeze ku gihamya ntituba twibasiriye idini, ahubwo turavuga ngo dore uko uyu yavuze, dore uko uyu yavuze, dore uko uyu yabigaragaje, kuko niko ukuri kwerekanwa. Werekanwa igihamya. Kiliziya Gatolika ibinyujije mu kinyamakuru yise Catholic Press yaravuze iti, icyumweru ni igihangano cya Kiliziya Gatolika ubwayo. Ishyirwaho ryacyo rishobora gusobanurwa gusa n'amahame y'idini Gatolika. Uhereye mu itangiriro ry'ibyanditswe byera ukageza ku musozo wabyo, nta murongo n'umwe utanga uburenganzira bwo guhindura umunsi ngaruka cyumweru gusengwa wuvana ku munsi w'isabato Saturday uwushyira ku munsi wa mbere Sunday, Dimanche. Inkomoko y'iki kiruhuko rero tumaze kuyibona iyo ariyo. Muvandimwe, nshuti nkunda, nk'uko Imana yahagurukije umuhanuzi Eliya agatangaza umuburo ukomeye i Karumeli, mu minsi y'imperuka Imana yahagurukije kandi izahagurutsa abagabo n'abagore bujujwe mwuka wera mu mvura y'itumba, aribo bagereranywa na marayika wundi
mu ijwi rirenga bajye kuburira abatuye isi bo mu madini yose, mu mahanga yose n'imiryango yose, amoko yose n'indimi zose, bababurire kwirinda kuramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyo bisanga mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11, aho ijuru ryatangaje ko abazaninira uwo mubura ari bo bazagibwaho n'igihano kizasukwa ku cyiswe Babuloni y'iby'umwuka ya none dushobora kuzasesengura nitubibonera agahe. Ibyaha bya Babuloni rero bizashyirwa ahagaragara ku buryo abantu bazasobanukirwa ko Babuloni ari idini yaguye kubwo kwanga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu gihe cya Eliya ibintu byari bibiri gusa, ari ku musozi Karumeli. Icya mbere kwari uguhindukirira Imana ibyaha bigakurwaho n'ababihagarariye. Icya kabiri cyari ukuba mu kaga kugeza gahitanye ubuzima n'imitungo byabo kubwo kutumvira ukuri. Ibyo bisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 umurongo wa 17 kugeza ku wa 24. Byanditswe mu gitabo Abahanuzi n'Abami ku rupapuro rw'109 ngo ubuhakanyi buganje muri iki gihe busa n'ubwari bwarabaye gikwira muri Isirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Abantu batabarika muri iki gihe bakurikiye Bali binyuze mu guha umuntu ikuzo akarutishwa Imana, mu gusingiza abayobozi bakunzwe, mu kuramya mamoni aribyo byitwa amafaranga, ubutunzi n'ibindi, ndetse no mu kurutisha inyigisho z'ubuhanga ukuri ko mu byanditswe byera. Bakarutisha inyigisho z'ubuhanga, inyigisho za siyanse zigasimbura ibyanditswe. Gushidikanya no kutizera birateza impinduka zikomeye mbi cyane mu ntekerezo z'imitima by'abantu. Byigishwa ku mugaragaro ko twageze mu gihe imitekerereze y'umuntu igomba kuruta inyigisho z'ijambo ry'Imana. Amategeko y'Imana ari nayo rugero rw'ubutungane Imana yashyizeho, abantu bavuga ko ntacyo amaze. Ibyo bisanga mu gitabo Umurimo wa Gikristo page ya 53, mu gitabo Abahanuzi n'Abami page ya 109. Aha niho ushobora kubisanga. Nk'uko abahanuzi ba Bali na Shera bahamije ko Uwiteka ari we Mana, nk'uko abahanuzi ba Bali na Shera babanje kwihuriza hamwe kugira ngo mbere yuko Eliya agaragara ku musozi Karumeli, ni nako uyu munsi wa none bizaba bimeze. Kandi nk'uko abahanuzi ba Bali na Shera bahamije ko Uwiteka ari we Mana, ubwo buhamya buzongera butangwe ku kuri kw'itorero ritwaye, mu kuri rizongera rigaragara urujijo ruvemo. Dore uko Kiliziya Gatolika nayo yabyitangiye ubuhamya, irabivuga iti idini Gatolika yahinduye umunsi wo gusenga yiwushyira ku cyumweru, Sunday worship, dimanche, Sunday, kubw'uburenganzira n'ubutware yifitemo. Umuprotestant uvuga ko Bibiliya ariyo mugenga w'ukwizera kwe nta burenganzira afite bwo kuruhuka ku cyumweru, dimanche, Sunday worship. Kiliziya Gatolika iti kuri iki kibazo umudiventiste w'umunsi wa karindwi niwe mu protestant w'ukuri. Aya magambo bayanditse mu kinyamakuru cyitwa The Question Box cya Kiliziya Gatolika cyasohotse ku itariki ya 14 z'ukwa 8 mu 1942 ku rupapuro rwa 4 rw'icyo kinyamakuru. Shakisha jya mu bubiko bw'ubuyobozi bw'iyi dini, ibi byose ni murabisanga. Uku kuri ni kumara kumvikana kukemerwa na benshi mu bantu batari basanzwe bakuzi. Abayobozi b'amadini bazaba badafite uko bahinyuza uku kuri babonesha n'amaso yabo, bazahagurukira kukurwanya binyuze mu kwangisha itorero ry'Imana abo bayobora. Bazazamura ibirego babateranya n'inzego bwite za leta zo ku isi nk'uko byakorewe Abayuda. Kandi nk'uko tubibona muri Esiteri igice cya 3 ku murongo wa 8 ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose, kandi ibi byari ukuri kuko bari baratataniye ku isi yose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga. Iki kintu niko kuri, kuko amategeko y'Imana ntahura n'ayahimbwe n'umuntu. Ibi niko kwari ukuri, ariko ibitari ukuri ni ibi ngo ntibumvira amategeko y'umwami. Iki cyari ikinyoma, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Ibi rero bizavugwa kandi iri teka rizacibwa, ariko iri teka rizaba riciwe mu buryo bwirengagijwe ukuri. Ntacyo bashinja Moridekayi uretse kuba atubararira Hamani ngo amuramye, kandi byari binyuranye no kwizera kwe, byari binyuranye n'ukuri
kuko kubarara no kuramenya Hamani byari bipfuye, byari byishe itegeko, byari ukwica itegeko rya mbere n'irya kabiri. Ayo mategeko yose yaramaze gukurwaho, kandi byanditswe bivuga ko uwishe rimwe aba yishe yose, kuko kuramya umuntu ukamusimbuza Imana nabyo ni icyaha. Uko Moridekayi atafashe umwanya na muto wo guhangana na Hamani, uko Moridekayi yari yizeye ko ukwiriye kuramywa ari umwe, Imana umuremyi wenyine, bityo agahagarara ashikamye kandi aturije mu mategeko y'Imana gusa, nk'uko tubibonye mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 n'uwa 5, ndetse ugakomeza. Uko Moridekayi yireguye yerekana uko yizera byonyine, uko Moridekayi n'ubwoko bwe bwose bw'abayuda biyirije ubusa bagatakambira Imana yabo, nk'uko tubisoma muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17, uko byanditswe ngo genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa mu nsabire, mu mara iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke nzasanga umwami nirengagije itegeko. Moridekayi aherako aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse, biyiriza ubusa. Nk'uko rero biyirije ubusa bagasenga bagatakambira Imana ariyo Mana yacu, niko n'ubwoko bw'Imana mu minsi y'imperuka buzabigenza. Ntibazaruhuka ikiruhuko cyashyizweho n'umuntu ngo basuzugurize itegeko ry'Imana. Itorero ry'Imana rizaba rifite ibihe bihagije byo kubana nayo mu ijambo ryayo no mu masengesho, babwiriza ubutumwa bwiza kuri gahunda nziza. Ibyanditswe byera birabivuga neza ngo nk'uko mu gihe cya Yesu abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bw'abatambyi bateje umwuka mubi muri rubanda ngo rumurwanye, niko no muri iki gihe abayobozi b'amadini bazakangurira abantu kwanga urunuka ukuri gukenewe kandi kugenewe iki gihe no kukugirira urwikekwe. Abantu bazashorwa mu bikorwa by'ubugome no kurwanya abavuga ukuri kugenewe iki gihe. Bizaba ari ibikorwa batajyaga gutekereza iyo badashyirwa mu mwuka wa kinyamaswa n'abiyita abakristo. Aya magambo ndayasoma mu gitabo cyanditswe na Elena White kivuga butumwa ku rupapuro rw'184 cyasohotse mu mwaka wa 2019. Byahanuwe kera bitari byaba, byandikwa mu gitabo bihamya by'itorero ngo igikorwa gishyigikira ikiruhuko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ababifitemo uruhare barahisha imigambi yabo ku buryo bifatanya nabo batabona aho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya Gikristo, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye, imvugo yacyo izagaragara ko ari ya Satani. Ibihamya by'itorero cy'Igifaransa igitabo cya 2 ku rupapuro rw'180. Nshuti mukundwa, ibi ni ibyanditswe ndi gusoma. Byanditswe ngo amateka azisubiramo, idini ry'ibinyoma rizashyirwa hejuru, umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche Sunday worship, umunsi usanzwe utagira kwera na guke, uzashingwa nk'igishushanyo cy'i Babuloni. Amahanga, indimi zose n'imiryango yose bazategekwa kuruhuka icyo kiruhuko gihimbano. Idini ry'ibinyoma rizahatira abantu bose gusenga uwo munsi. Aya magambo yanditswe mu busobanuro bwa Bibiliya ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 umuzingo wa 7 paji ya 979. N'ibyo ndi gusoma si ibitekerezo byanjye. None niki kizatumenyesha ko iherezo rya byose riri bugufi? Abigishwa bamenye bate kwirimbuka rya Yerusalemu ryari ryegereje? Wibuka neza ko ikibazo babajije Yesu ari iki ngo tubwire ibyo bizaba ryari. Yesu yari yarabibabwiye, abibabwira neza ati ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Ibi nibyo Yesu yari yarababwiye nk'ibimenyetso bizaranga irimbuka rya Yerusalemu. Ibyo turabisanga muri Matayo 24 umurongo wa 15, kugira ngo atazabisobanura nabi cyangwa bakabishyira mu rujijo. Arabyerura ati ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Luka 21 umurongo wa 20. Ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Babonye rero ingabo ziyobowe na Sestius zigose Yerusalemu, bahita basobanukirwa neza icyo umukiza wabo yari yarababwiye, maze bubahiriza ibyanditswe muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 16, hari amategeko yo guhunga. Natwe niko twabibwiwe neza. Byanditswe ngo
nk'uko gusesekara kw'ingabo z'abaroma kwabereye abigishwa ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kugose i Yerusalemu, niko ubwo buhakanyi bw'itegeko ry'umunsi umwe wo kuruhuka, umunsi umwe amadini yose, amahanga yose, indimi zose, niko buzatubera ikimenyetso kigaragaza ko kwihangana kw'Imana kwageze ku iherezo, ko marayika w'imbabazi yamaze kwigurukira ku buryo atazagaruka ukundi. Ayo magambo nsomye yanditswe mu bihamya by'itorero, igitabo cya 2 ku rupapuro rw'179. Dukomera umutima iteka tukarushaho kugira urukumbuzi iyo twibutse ko gutaha iwacu ari bugufi. Turushaho kwizera iyo twibutse ko amasezerano yo gutabarwa kwacu asohora. Turushaho kugira imbaraga zo guhamya iyo twibutse ko uwo turwanirira ari we udutera gukunda no gukora ibyo yishimira, kandi ko intwaro turwanisha ari handitswe ngo mu kinyabupfura, mu mwuka mwiza, twerekana ngo muri iki gitabo dore uko byanditswe, uyu mwanzuro ugiye gufatwa ntaho uhuriye n'ukuri. Umubare w'ibanga dufitanye n'Imana ni amasezerano adahinduka yadusezeranije. Ku iherezo ukuri kuzanesha. Fata icyemezo ugifite uburyo. Emera ukuri hakiri kare. Emera ukuri kukiri ukuri. Ejo utazemera ikiswe ukuri atari ukuri, kandi ejo utazicuza utagifite uburyo. Ihane ugifite umwanya. Ukuri urakumvise, ntutegereze irindi jwi. Imana niyivuganye nawe inyifashishije, jye ndi igikoresho. Imana ibane nawe mu izina rya Yesu. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.